Umurongo w'umunsi. Mwishime mufite ibyiringiro, mwihanganira amakuba. Mukomeze gusenga mushikamye, ngo twishime dufite ibyiringiro, twihanganira amakuba. Umuririmbyi umwe niwe yavuze ngo amahoro Yesu atanga aduha kurenga ibibazo, ngo tukabibona nk'ibitariho, ngo tukagendera mu butsinzi. Bivuze ngo hari igihe duhura n'ibibazo, ariko kubera amahoro yo mu mutima Yesu yaduhaye, tukabasha kubitwikirisha ibyishimo, bityo tukirengagiza ko dufite n'ibibazo. Ibyo bintu nta wundi muntu wabiguha ku isi uretse Imana. Ashoreje ku kintu cy'ingenzi kivuga ngo dusenge dushikamye. Rimwe na rimwe ibibazo bituma tugabanya gusenga, kandi aribwo twagakwiye ahubwo kongera gusenga. Ibibazo ntibizakujyane kure y'Imana, ahubwo bizagusunikira imbere y'Imana kurushaho. Ubwo ikintu Satani aba ashaka aguteza ibyo bibazo nyine kugira ngo ujye kure y'Imana, hanyuma nawe abone uko kwifatira neza. Ubwo rero ntuzajya ubona ibibazo nawe byabaye ibibazo, ahubwo nawe ujye urushaho kwegera Imana cyane, kugira ngo nawe ukomeze utsinde Satani cyane, amware icyo ashaka ntakigereho. Satani yaratsinzwe kuva kera, ntuzigere atuma agutsinda. Satani ni umuhombyi iteka ryose. Ariko kandi nubwo uzarushaho kwegera Imana mu bihe by'ibibazo, ntuzasenge gusa uri mu bibazo, ahubwo uri no mu bihe byiza ujye urusenga. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo musenge ubudasiba. Bivuze ngo dukwiriye gusenga mu bihe byose, ibyiza, ibibi, amakuba, ibyishimo, ibisubizo. Hose dukwiriye gusenga ubudahagarara. Hashimwe Uhoraho ujye ubasha kuturinda ibihe byose. Shalom.